Kera cyane mu Butaliyani ahitwa Verona hari imiryango ibiri minini cyane, umwe witwa Montage, uyu wakomokaga ku mutware Montage, undi ukomoka ku mutware Capulet. Imiryango yombi yari ikize bitavugwa, gusa hejuru yo kuba bakize bakaba abanyamwaga. Nyamara nubwo bagiranaga amakimbirane maze aho kuyakemura akarushaho gukura uko imyaka isira kugeza n'aho abyaye urugomo ku mpande zombi. Kugeza ubu inkuru y'urukundo rudasanzwe isi yose yirahira rwabayeho rwavutse hagati y'imiryango ibiri, inkuru y'amatage adasanzwe. Gusa amaherezo y'urukundo rwavutse hagati y'abamontage n'abakapuleti urayumva nawe ko agerwa ku mashyi. Amateka avuga ko amahane y'imiryango ibiri ariyo nkuru iteye ubwoba, aho impande ebyiri zagiranye urwango rwinshi kuva mu bakuru b'imiryango kugera no mu bagaragu n'abajakazi babo. Urakaza neza kuri The Next TV, wibuke gukora subscribe. Umunsi umwe Nyagasani umutware Capulet wari uhagarariye uyu muryango w'abakapuleti yateguye ibirori bikomeye, amafunguro ahenze ya mbere ku isi, ababyinnyi n'abahanzi batandukanye, dore ko yagwaga neza kuko mu birori bye woroheje ukomeye yarahawe ikaze. Akaba hari umusore ukomoka mu muryango w'abamontage witwaga ROMEO Montage. Uyu yagize inkuru y'urukundo rutangaje nyuma yo gukunda umugore Rosalina wo mu muryango w'abakapuleti. Urukundo nyamara rwamuteguriraga urundi ahazahura na Juliet Capulet. Inkuru y'urukundo isi yamenye ikiga ikarusingiza, nyamara si uko ruryoshye gusa, ahubwo nuko iyi nkuru ari urwunge rwuzuye amatage, umunezero n'akababaro icyarimwe. Kubera iki inkuru ya Romeo na Juliet ihebuje bingana bitya? Nk'uko benshi mwabidusabye kubabwira kuri aya mateka, mu by'ukuri hari impamvu isi yose yigira kuri Romeo na Juliet. Nitwa Ruzibiza, umusore ukomoka mu muryango w'abamontage. Romeo ugwa neza yageze mu bugimbi yumva ashaka inkumi yo gukunda, urukundo yumva rumusendereye. Gusa kwihangana guke kwe ngo ashishoze byatumye ahura n'inkumi Rosalina, ariko ikagira imico idahwitse. Ntiyari ikwiriye urukundo rw'umusore w'ingeso nziza nka Romeo. Romeo yifuje kujya mu birori by'umutware Capulet kubera impamvu imwe gusa rukumbi: umukobwa bari bahararanye Rosalina yari yatumiwe mu birori. Romeo n'inshuti ze Mercutio na Benvolio bahawe ikaze n'umutware Capulet binjira ikambere. Romeo n'inshuti ze baje baberewe kimwe na buri umwe wese wari waje mu birori, imyenda ihenze, ibishura by'agaciro n'imikandara bitatse amabuye y'agaciro gusa. Nubwo Romeo yari yambaye maske agaragara igice kimwe cyo hasi y'isura, nyamara washoboraga kubona ubushongore bwe. Yari umusore w'uburanga. Mu nzu y'ibirori niwe musore mwiza wagaragaraga, kandi bikabonwa n'abantu bitegereje gusa ibice bikeya by'isura ye bigaragara, nk'umunwa, umusatsi we, ukareba n'uburyo yari ashinguye n'uko yitwara. Mu gihe abandi babyina, Romeo Montage yarabutswe inkumi nziza, maze urumuri rw'ubwiza bwayo bumurabya mu maso. Kwihangana byaranze, mu mwanya muto yibagirwa wa wundi yibwiraga ko akunda, Rosalina. Muri uwo mwanya amaso ya Romeo ntiyavuye kuri iyo nkumi, maze mu gihe ari kubwira bagenzi be iby'inkumi arabutswe, umwishywa w'umutware Capulet witwaga Taibat yumvise ijwi rya Romeo ararimenya, yihutira kubibwira nyirarume ko hari abo mu muryango wa Montage baje mu birori byabo batatumiwe. Nyamara umutware Capulet intanda y'umujinya yari yifitiye uwo munsi, yifuzaga gusa umwuka mwiza mu birori yateguye, niko kubwira Taibat ko ntacyo bitwaye kuba bagenderewe n'abamontage. Muri uwo mwanya kandi niho Romeo yahise akorera imbere, afatirana amahirwe ye, yegera ya nkumi ayibwira ko yayishimiye, maze mu gihe akibimubwira nyina ahita amuhamagara. Bisa nk'aho amakuru yari yamenyekanye ko Romeo n'inshuti ze baturuka mu muryango w'abanzi b'abakapuleti. Nyamara uyu mukobwa yari yakunze nta wundi, yari Juliet Capulet, umukobwa w'umutware Capulet bwite. Ageze mu cyumba cye, Juliet yaje nyuma kubaza abajakazi be ati, ninde uriya musore utashakaga kubyina wanyitegerezaga? Nabo ntibazuyaza, bamuhereza amakuru yose, bashyiramo n'umunyu kubera urwango banga abamontage. Baturiya ni Romeo, baboneraho kumwibutsa ko akomoka mu banzi b'umuryango wabo. Mu gitabo cya William Shakespeare's 1591 avuga ko Juliet yiganirije ari mu cyumba cye nk'umusazi, yibaza ku izina Romeo, yibaza ku musore mwiza, akubise amaso agahita asesa urumeza, biramurenga atangira kwivugisha ahagaze mu idirishya yirebera ubusitani bwiza bwari buzengurutse inyubako ya Capulet. Kumbi Romeo nawe yari yamukurikiye bucece ahantu hose yanyuze bamumuhungisha nyuma yo kumusuhuza mu birori. Nuko anyura inyuma y'ingoro y'umutware Capulet, yihisha munsi y'idirishya ry'icyumba cya Juliet aho yarimo yivugisha. Romeo yegera idirishya ngo yumvirize ibyo umukobwa arimo avuga, asanga niwe avuga. Aratangara, maze kwifata biranga, abazamuye umutwe aramwiyereka. Juliet arikanga hafi kugwa igihumure, ubwo n'amasoni menshi yahise afungura idirishya, maze bicara mu busitani hanze baraganira. Isi yabo yari ikeye, akamwenyu ku munwa, kurebana mu maso n'umunezero mwinshi. Maze rero igihe cyo gusezerana biba ikibazo gikomeye. Igihe kigeze,
Romeo yaratashye maze Juliet asubira mu cyumba cye akinga idirishya, maze umunezero uramusaga amera nk'uri mu nzozi. Nyamara na Romeo aho yari ari kwari uko. Gusa uru rukundo rwari rutangiye kwaka umuriro gutya n'amateka y'iyi miryango yombi aho rwabaye amahoro. Mu gitondo bukeye ku ikubitiro Romeo yarubika yazindukiye kwa Flyer Lawrence wo mu muryango w'abamontage, yari nyir'ubutungane, umubwiriza butumwa bwiza bw'Imana, maze amutekerereza inkuru y'umukobwa yahuye nawe, umutima ukaba umuhatiriza kumushyingirwa. Romeo yaboneyeho abaza umubwiriza Lawrence nimba yashyingirwa Juliet. Nyuma yo kumutekerereza inkuru y'urukundo rwabo, umutima wa Romeo nyuma y'igihe kinini utarabona uwukura mu gitereko akava mu bye, aha wari warangije kumaramaza ko Juliet ari we finale. Umubwiriza yamusubije amumara impungenge ko bishoboka cyane ko yamushaka, nyamara ntibyari byoroshye habe na gato. Ubwo ku rundi ruhande Juliet ntiyari atekanye aho yari ari. Umunsi umwe umutima umubuza amahoro, maze atumaho umwe mu bajakazi be bamenyeranye yari akuzemo kandi uyu yamubonye akiri uruhinja kuko niwe wamureze. Juliet amwohereza kujya kuneka Romeo, ariko atajyanywe n'ifuhe, ahubwo ngo amumenyere uko umunsi w'urukundo rw'ubuzima bwe wagenze. Umunsi umwe mu kugaruka yamubwiye ko yasanze afite umupango wo kumushaka ku ikubitiro bidatinze, amubwira ko mu gitondo imihango y'ubukwe iratangira. Nyamara aba bombi yaba Romeo na Juliet bari bafite ubwoba bwinshi bwo kubwira ababyeyi by'urukundo rwabo. Nubwo umunyarwanda yavuze ko amaboko atareshya ataramukanya, iyi miryango ibiri Capulet na Montague yose ntiyafaga ibifatika, yari itunze yose, nta warushaga undi ubukungu. Ikibazo cy'urwango bari bafitanye rero rwari urukuta rukomeye rwitambitse hagati y'urukundo rufite mu kuruzi y'imbaraga zo hejuru zasenya ikintu cyose. Nyamara nubwo buri umwe atari gushobora kubumva ngo abashyigikire, umubwiriza Lawrence yabaye uwa mbere wizereye mu rukundo rwabo. Hejuru y'ibyo anemera kubasezeranya atitaye ku ngaruka zizaza nyuma. Uko niko rero biherereye bose hamwe, Lawrence, Romeo na Juliet, maze bakora ubukwe mu buryo bw'ibanga bukomeye. Nyamara ibi umubwiriza abikoze abizi neza ko bidakwiriye, imiryango yabo ikwiriye kugira uruhare mu bukwe bw'abana babo bibyariye. Rero kubera amatiku y'igihe kirekire, Lawrence yumvaga ubukwe bwa Romeo na Juliet bishobora kuba imbarutso yo kugarura umwuka mwiza hagati y'imiryango ibiri. Mu gitondo cyakurikiyeho Romeo na Juliet barashyingiranwe, maze baba umugabo n'umugore imbere y'Imana. Ibi byose bibera mu muhezo na Lawrence umubwiriza butumwa. Nuko bishima by'umwanya muto, maze barasezerana n'urukumbuzi rwinshi n'umunezero mu nseko yabo, amarira azenga mu maso. Rwari urukundo rw'umwimerere. Romeo mbere y'uko asezera Juliet bumvikanye ko araza kumusura uwo mugoroba, bagahurira muri jardin nk'uko bisanzwe, maze umujakazi wa Juliet abategurira hanze, ashyiraho urwego Romeo araza kuzamukiraho, maze agashyikirana n'umugore we mu ibanga. Nyamara iri banga rya babiri mw'uwo mugoroba ryahindutse irya benshi, kuko mu buryo budasanzwe mubyara wa Juliet, Tybalt, wa wundi uzira Romeo, yarabarabutswe. Romeo atarinjira mu idirishya ry'icyumba cya Juliet. Ako kanya Tybalt yahise yataka Romeo ashaka ko barwana bagashyamirana, nyamara Romeo yanze gukora iryo kosa, ahubwo mu cyimbo cye inshuti ze ebyiri bahoranaga, uwitwa Mercutio agira atya kura inkota ye mu rwubati ngo arwanye Tybalt. Mu mirwano hagati y'abantu bafitanye urwango rungana gutya, gukuramo inkota cyari ikimenyetso ko hagomba kumeneka amaraso. Nyamara Mercutio, inshuti ya Romeo, ntiyarenzaho, apfa azize kwitangira Romeo. Uwo mwanya mu maso ya Romeo harabishe, hazembamo akababaro kenshi n'amarira byivanze. Nyuma umujinya waramwuzuye, kwifata biramunanira, yibagirwa ahari n'icyamuzanye, maze akura inkota ye mu rwubati yataka mubyara wa Juliet, Tybalt, amutsindaho. Ibintu byari bisubiye urudubi. Romeo na Juliet bagize kuba barihandagaje bagakora ubukwe mu ibanga kubera ko imiryango yabo yangana bikomeye. Romeo agize kuba atembera mu nzu y'umutware Capulet hejuru yo gukunda umwana we, akajya iwe atatumiwe, none ageretseho no kwica umwishywa umutware Capulet. Iri ryari ishyano riguye haba ku ruhande rwa Capulet rwari rubuze umwe muri bo, ndetse no ku ruhande rw'abamontage. Romeo yari abashyize mu kaga, kuko ibi byashoboraga gutuma umubano w'iyi miryango ibiri usanzwe urimo agatotsi noneho byari ikindi kintu kibi kurutaho. Icyo Romeo yakoze, yahise ahunga umujyi. Ibaze ku munsi w'ubukwe bwawe uhuye n'akaga kangana gutya. Juliet na Romeo barasezeranye n'amarira menshi avanze n'agahinda, kubera batari bazi igihe bazongera kubonana. Amakuru akigera ku mutware Capulet yashenguwe n'ibyo yumvise, gusa Romeo ntaho bari kumukura ngo abiryozwe. Ikindi kandi cyamubabaje cyane ni ukumenya iby'umubano wa Juliet n'undi mugabo, hejuru y'ukuntu yahoze yifuza gushyingira Juliet undi mugabo witwaga Paris.
bo mu bwoko bw'iwabo bemera. Umutware Capulet yongeye agerageza kureba nimba Paris umukobwa we yakemera akamushyingirwa, ariko umujinya urongera uba mwinshi kurutaho ubwo Juliet yangaga kurongorwa na Paris indi nshuro. Mu gitondo icyo Juliet yakoze, yaraboneje ajya gushaka wa mubwirizabutumwa wabasezeranyije Flyer Lawrence, maze amugisha inama y'uko azabigenza kubera ko se yaramurembeje agira ngo akore ubukwe na Paris. Amaze kumubwira ibyo byose, Lawrence yamugiriye inama yo kwemera gushyingirwa Paris nk'uko se abyifuza, ariko akamuha umutazanywa maze akaraba agahwera nk'uwapfuye neza mu minsi 2 izakurikiraho. Ubwo iyo yari iminsi yose yari yateguwemo ubukwe. Arakomeza ati, icyo gihe nyuma y'iminsi 2 bazizera ko wapfuye, noneho mu cyimbo cyo kukujyana mu bukwe uzaba uri kujyanwa mu irimbi gushyingurwa maze ushyirwe mu isanduku. Gusa mbere y'uko ukanguka ndagusezeranya ko Romeo nanjye tuzaba tukuri impande hafi aho maze tukwiteho. Maze amubaza nimba ari tayari gukorana bakanoza uwo mugambi. Ati, ese ugize ubwoba? Nyamara Juliet urukundo yari afitiye Romeo rwari rwinshi, noneho kubera urukumbuzi rwo kutabona Romeo yari gukora buri kimwe kugira ngo yongere guhura nawe. Nuko yemeye umugambi wo gushyingirwa Paris nk'inzira yo kumugeza kuri Romeo maze bakibanira iteka. Ageze imuhira yabwiye se ikintu yifuzaga kumva mu matwi ye igihe kinini, amakuru yo kwemera gushyingirwa Paris. Umutware Capulet yarishimye bitavugwa, maze ategeka ko imyiteguro y'ubukwe bw'umukobwa we irimbanya guhera ako kanya. Ntawongeye kuryama kuva iryo joro kugeza ubukwe butashye. Nyamara nubwo se wa Juliet yitegerezaga mu maso ye yibwira ko umukobwa yishimiye kurongorwa, igisubizo mu maso ha Juliet hamuherezaga cyari gitandukanye. Yari yabishe arindiriye gusa ko mu gihe gikwiriye azongera akibonera Romeo. Nyamara Capulet yifuzaga ko ibi birori bya Juliet bizabibagiza iby'urupfu rwa Tybalt, mubyara wa Juliet akaba n'umwishywa we. Gusa yamenya ko umutima wa Juliet ahubwo watwawe n'uwishe Tybalt ari we Romeo. Mu gitondo cyakurikiyeho ibirori birimbanije, ubwo ubukwe bwari bwahumuye, nuko umujakazi wa Juliet aza mu cyumba cy'umugeni kumutegura. Ageze mu cyumba asanga araryamye, aramwakura ntiyamusubiza. Amukozeho yumva umukobwa yahwereye, umutima wahagaze gutera. Umujakazi akibona ibyo yahise avuza induru, atabaza n'ubwoba bwinshi, maze umutware Capulet na Paris batabarana ingoga. Bageze mu cyumba basanga Juliet arambaraye ku buriri bwe, ari nta buzima na buke asigaranye. Basutse amarira atagira ingano, gusa ntacyo byari guhindura, ahubwo ibyari ubukwe nibyo byahindutse maze bibikiriyo. Mu gihe ibi byose byari biri kuba, wibuke ko umupango wari uwa babiri. Ubwo Flyer Lawrence wa mubwirizabutumwa aho yari ari nawe yarimo yohereza intumwa ahitwa Mantua n'urwandiko rushyiriwe Romeo. Mu gihe ibi byose byapanzwe, nta makuru na make Romeo yari afite, ahubwo wari umupango wa Flyer Lawrence kuva kera hose. Uru rwandiko rugenewe Romeo harimo ubutumwa bumubwira amakuru y'umukunzi we ndetse n'umugambi wa Lawrence na Juliet wose uko uteye nuko azamugezaho Juliet. Nyamara intumwa yoherejwe yarazaririye itindana ubutumwa bwa Romeo mu nzira, maze aha n'ibintu byose byangirikiye. Inkuru y'ibirori by'ubukwe bwa Juliet wo mu muryango w'aba Capulet yasakaye hose, maze abagaragu ba Romeo babimenye babimugezaho, ariko ntibari bazi amabanga ya Lawrence na Juliet. Kazanywa umuti uzatuma amera nk'uwapfuye kugira ngo adashakana na Paris nk'uko se yabyifuzaga. Ntibatinze mu mayira, bahise bihutira kubibwira umutware wabo Romeo, maze bamubwira ko umukobwa yakunze n'umutima we wose yashizemo umwuka, umubiri we warangije no kuruhukirizwa mu irimbi. Mu gahinda kenshi yishishimuriyeho imyambaro ye, maze ahita arahira imbere y'abagaragu be ako kanya agira ati, iri joro ndarara iruhande rwa Juliet, niko kwenda uburozi. Maze agenda agana i Verona aho yahuriye na Juliet bwa mbere, aruhukira ku gitiro cy'umukunzi we Juliet. Romeo yarangaje imva ya Juliet bigoranye, kuko ntiyari imva nk'izi zisanzwe. Iyi yari imva nini cyane yagenewe kuruhukiramo abo mu muryango w'aba Capulet bose. Paris wakundaga Juliet bikabije, nawe ntiyaryamye nyuma yo kugirira umubabaro ungana utyo ku munsi mwiza w'ubuzima bwe. Yari hafi y'igituro, agize atya arabuka Romeo agerageza kwinjira mu mva ashakisha umubiri wa Juliet. Ntiyatindiganije, yahise azamuturuka inyuma amutunga inkota. N'agahinda kenshi aramubwira ati, waburiwe kutagaruka muri uyu mujyi, uyu ni umunsi uva ku isi y'abazima. Romeo wari wiyanze ako kanya amusubiza yitonze nta bwoba, amubwira ati, ibyo uvuze n'ubundi niko biri buze kugenda, kuko ntiyashoboraga kuba mu isi Juliet atarimo. Romeo asaba Paris kumubabarira, akamureka akikomereza gahunda yo gusezera umukunzi we, maze ibindi bigakurikira nyuma. Nyamara Paris n'amahane menshi yendereza Romeo ngo barwane, ashaka kumufunga ngo amute muri gereza aho azapfira rubi. Nyamara Romeo yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi, ahaguruka kumurwanya umurwano w'inkota. Uyu wari umucuranga intwari mu mico y'Abaroma n'Abagiriki. Abagabo babiri bafitanye amakimbirane biyemezaga kurwana umurwano w'inkota, gusa inkota imwe niyo yasubiraga mu rwubati, kuko umwe muri bo yagombaga kwicwa na mugenzi we. Romeo yari afite ubuhanga njyarugamba,
maze agikura inkota yo mu rwubati atsinda Paris aho ngaho. Nyamara Paris yapfuye asaba Romeo mu mwuka wa nyuma kuzamushyingura iruhande rw'umubiri wa Juliet, maze Romeo arikiriza ati nzabikora. Nyamara yari amatakira ngoyi kuko uyu niwe nyirabayazana w'iyi nzira y'umusaraba mu rukundo rwa Romeo na Juliet. Gusa Romeo uko yabisezeranije Paris yafashe umurambo we maze arawuterura awushyira hafi n'umubiri wa Juliet, yegura umubiri wa Juliet amwitegereza bwa nyuma mu maso. Umuti Juliet yari yanyoye nawo niko wari umugenda ushira gake gake. Romeo amaze gusoma Juliet ku gahanga amufashe mu biganza, yabikoraga ari n'akasuka amarira menshi, nuko yenda bwa burozi yazanye arabonywa ngo apfire mu maboko ya Juliet. Nyamara nk'uko umugambi wari umeze, Lawrence yatungutse aho, nyamara igihe cyamusize kubera umupango wari wazambye. Mu kuhagera asanga Juliet aribwo akangutse harimo azanzamuka, nyuma y'iminsi 2 yose yarasinzirijwe n'umuti umugira nk'umupfu yamuhaye. Gusa mu kubyuka ngo arebe aho ngaho agaruye akenge, abona akikijwe n'umurambo w'umugabo we Romeo ndetse na Paris. Lawrence yumvisha abarinzi baza begeraho maze akuramo akiwe karenge arahunga. Bigaragara ko umurwano w'inkundura wa Romeo na Paris n'abarinzi ba Paris bawumvishe. Muri ako kanya mu gihe Juliet agerageza gushyira ubwenge ku gihe, ku rundi ruhande yibaza ibyabaye aho biramuyobera. Gusa arebye ku ruhande abona iruhande rwa Romeo hari igikombe cy'uburozi bisa nkaho Romeo aricyo yanyoye. Adashidikanije yahise yibwira ibyabaye. Nta kindi kintu muri ako kanya Juliet yumvisha akeneye, isi yahise imuhindukana icuraburindi. Yegura igikombe cya Romeo ngo anywe uburozi, nawe asanga bwashizemo. Arebye ku ruhande abona inkota niyo ntwaro yahitana umuntu yari isigaye, niko kuyenda maze ayihinguranya mu mutima we, agwa mu gituza cy'umugabo we Romeo maze ahumeka wa nyuma. Nuko urukundo rw'igitangaza rwaje kubaka amateka, hanyuma rurangira gutyo. Ubuzima n'inkuru bigaruka kuri Romeo na Juliet. Benshi bizera ko ari inkuru y'impamo, nyamara nubwo yanspirinze benshi ku isi, hakandikwa inkuru na filime nyinshi ziyerekeyeho. Iyi nkuru yo mu bwoko bwa genre ya fiction yanditswe na William Shakespeare mu kazi katoroshye, aho yaremye aba characters batandukanye ndetse na role zabo kugira ngo iyi nkuru izatange ubutumwa ku basomyi ndetse n'isi yose. Ndagushimiye. Iyi ni The Next TV. Jye nitwa Ruzibiza. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka utangira ukora subscribe, like, share na comment. Tubane mu buzima bwa buri munsi. Peace.